uyu muhango ndagira ngo mbaze, ntabwo ndabaza umuryango kuko nabibonye ko umuryango uri hano kandi ubishyigikiye, ahubwo ndabaza abicaye aha niba hari impamvu zaba zifatika zatuma Fabrice atashyingiranwa na Muyango cyangwa Muyango atashyingiranwa na Fabrice. Twatanga amasegonda 20. Hari impamvu zikomeye zatuma badashyingirwa, twaba tubisubitse tukazireba, twasanga ntazifatika kandi ubwo ukabura ko toye mu Kinyarwanda cy'ubu tukikomereza imihango, ubwo wese ikabira kubonye. Hari amasegonda 10 yaba yazamuye ikiganza katubwira ati wenda Fabrice hari undi nzi bashyingiranwe, cyangwa se Muyango hari undi nzi bari barashyingiranwe kandi bari batandukana n'iki, yatubwira. Biragaragara ko nawe dukomera Imana amashyi uko mucecetse, muzahore mucecetse iteka ku buzima bwabo, Imana ibagirire neza. Reka nsabe rero uyu muvandimwe adufatira ikiganza Muyango, narangiza akizane afata ikiganza cy'iburyo cya Fabrice nk'ikimenyetso kigaragara ko umuryango washyigikiye kandi ubyemera, maze natwe dukomere Imana amashyi. Wafata ikiganza cy'iburyo cya Fabrice, nurangiza ufata n'icy'iburyo cya Muyango ubihuse, nzana ngufashe niba kakubangamiye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Fotogarafi ya foto ntibure n'izabure muzo uzashyiramo. Imana iguha umugisha, igendere, Yesu akugirire neza. Bigaragara neza ko noneho gushyingirwa ntacyo bitwaye. Ndagira ngo Marene gira hino, ndagira ngo n'ubundi Fabrice baduhe mikrofone, ndabona basezanye. Yego, arazamura ikiganza cy'iburyo arahire iyo ndahiro. Yewe irakoze Fabrice, nemeye ko wowe wikunda Muyango Delphine umbere umugore, tukazabana nk'uko twabyemeje nta gahato. Azagukunda mu byiza cyangwa mu bibi, waba urwaye waba uri muzima, mu bukire cyangwa mu bukene. Usezeranyije ko nzakomeza gukunda, tukazatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Urahiye ibyo, Imana izabifashe. Twese duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi. Imana iguha umugisha, kandi Muyango nawe arakora icyo kimenyetso arambuye ukuboko asubira mu ndahiro. Azagukunda mu byiza cyangwa mu bibi, waba urwaye waba uri muzima, mu bukire cyangwa mu bukene. Usezeranyije ko uzakomeza kugukunda, tukazatandukana cyangwa isagarutse. Muranye, Imana izabifasha. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Yesu abagirire neza cyane. Ndagira ngo muduhe impeta. Izi mpeta ni ikimenyetso cy'urukundo. Iyi mpeta nta tangiriro igira, nta n'iherezo ifite. Urukundo rwanyu ruzahora rumeze nk'iyi mpeta, ruzahore ruzenguruka rutagira itangiriro n'iherezo.
reka tuzisengere tuziheshe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye ku mugambi wawe mwiza. Tukweretse izi mpeta ngo uzeze uzitunganye, ibiganza bigiye kuzakira bibe ibiganza by'umugisha. Izi mpeta kuko ari ikimenyetso cy'urukundo ruzahora ari urwibutso rukomeye kuri Fabrice ndetse na Muyango. Imbaraga zabo no gukora kwawe ziganze, ibyiza Imana itanga bibe ku buzima bwabo, kandi mu kubaho kwabo kose unyemerere iki kizahora ari ikimenyetso cy'urukundo rwabo, ko bakibonye bazahore bibuka ibyiza uko bwije n'uko bukeye ku buzima bwabo. Urakoze rero ko wumvise gusenga, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo kuramo yego kaduhe Marina badufashije ngiyi. Fabrice, iyo twambikana impeta ntago twigeze twandika kuko ntitwakwandikira abantu. Ndabizi ko hari igitabo kiri mu mutima wawe ushaka kubwira Muyango. Wenda waravuze ati nabuze uko bimubwira, nzabimubwira umunsi twashyingirana. Ndagira ngo rero bagufashe mikrofone, ugira amagambo ubwira Muyango. Karibu rwose umwambike iyo mpeta ari mu mutima wawe, nitushaka turara musimo wawe. Zamura ikiganza cy'ibumoso Mana. Muyango wikunda Delphine, kuri uyu munsi w'agatangaza twategereje igihe kinini, iby'agaciro kandi iby'umugisha kukugira kuva twamenyana kugeza kino gihe, aho uzi uw'agaciro kandi uzaba uw'agaciro imbere yanjye. Kano kandi ndagira ngo umenyeshe ko mukunda kandi mukunda ababuzuye. Nzakomeza gukunda, ntabwo nzigera gutenguha. Nzakuba iruhande kandi nta kintu uzamburana na bimera. Ndagukunda cyane. Dukomere Yesu amashyi. Ndagukunda kandi cyane. Iryo jambo Muyango, kariya kantu kabike neza. Avuze ngo aragukunda kandi cyane. Ibisigaye ntabwo mbizi. Muyango arandebye arambwira ati umva wari wampindiye, nubwo ngira make ariko aho ngiye kwitanura. Ngaho mwegereze mikrofone Marina, zamura ikiganza. Yego. Tukomere Imana amashyi menshi cyane. Ishyizemo akantu gakomeye, nzagukundira sinzagukunda wenyine n'umuryango wose. Nta Fabrice nta muryango. Ubu ntitwakongera tugakomera Imana amashyi yacu. Mbere yuko tubasengera, ndagira ngo sabe Fabrice ubundi atwanze atwereke umugore we bamaze gusezera. Badushyiriremo akaririmbo ati zamura DJ.